Haleluya. Haleluya. Zamuri biganza dusuhuzanye. Tugiye kuririmba ngo amen haleluya. Narababariwe. 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 Tangire none. Aho ni indirimbo irangirire. Niyo mpamvu ariko mpisemo ko tumenya. Mwami Yesu yisize ubusa kubwanjye. Mwami Yesu yisize ubusa kubwanjye. Mwami waducunguye yisize ubusa kubwanjye nawe. Yesu wadupfiriye yasize icyubahiro mu ijuru kubwanjye nawe. Igihano kimpesha amahoro cyari kuri we. Igihano kimpesha amahoro nacyo akishyiraho. Igihano kimpesha amahoro nacyo Yesu akishyiraho.
bugufi mubigeze bugufi mubigeze bugufi kumukiza ubugingo bwawe mubwira abantu b'Imana ko baba bari mu byaha mubwira abantu b'Imana ko ibyaha byabo byahanwe maze mubigeze bugufi kumukiza ubugingo bwawe mubigeze bugufi bwa Yesu mubwira abantu b'Imana ko ibyaha byabo byahanwe mubwira abantu banjye ko mubigeze bugufi bwa Yesu ubucukuye mubigeze bugufi 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 mubigeze bugufi mubwira abantu bose ko ibyaha byabo byahanwe mubwira abantu bose ko ibyaha byabo mubigeze bugufi kumukiza mubigeze bugufi kumukiza ubugingo bwabo mubigeze bugufi kumukiza kandi mubigeze bugufi kumukiza ubugingo bwabo mubwira abantu banjye ko Yesu yabatanze mubwira abantu banjye ko ibyaha mubigeze bugufi kumukiza ubugingo mubigeze bugufi kumukiza ubugingo mubwira abantu bose ko ibyaha byahanwe mubwira abantu bose ko ibyaha byahanwe mubwira abantu bose ko ibyaha byahanwe mubigeze bugufi kumukiza ubugingo 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 mubwira abantu b'Imana ko ibyaha byabo byahanwe mubwira abantu b'Imana ko ibyaha byabo byahanwe mubigeze bugufi kumukiza abacunguye mubigeze bugufi iyo ngiyo ni misiyo wawe uyu munsi niyo twataha ariko mwana muri hositeri uwo mukorana uwo mwigana agomba kumenya ko muri Yesu yapfiriye n'abarimo azashyiraho iherezo mu rwego nzatira abantu barebare nzatira abafite amafaranga nzatira abize amasomo menshi cyangwa se amashuri menshi Yesu yapfiriye buri muntu ahubwo ikiba gisabwa ni kimwe cyonyine ni ukutagendera mu gihe iri kuko mu minsi turangira arivuga nawe ukabyizera yuko mu maraso yamenetse ya Yesu nawe ibitonyanga byamenetse nawe hanyuma agucura none turi kuvuga ngo mubwire abantu b'Imana ko ibyaha byabo byahanwe maze umuntu abigize bugufi ayiwe ndapfuye mubigeze bugufi kumukiza mubigeze bugufi kumukiza ubugingo bwabo